Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima aho tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima icyo tubashishikariza mugeze ku rubuga rwacu bwa mbere ni ugukora subscribe mukabisangiza n'abandi mugakora share bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turihe? Kuri uyu munsi turi ku bitaro bya CHK ariko tukaba twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye no kubaga ndetse no gukosora ibice by'umubiri biba bitameze neza, akaba ari nta wundi ari Dr. Profeseri Nirenganya Faustin. Akaba ariyo mpamvu twaje kumureba hano kuri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi. Tukaba tugiye kumubarebera kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'insanganyamatsiko z'uyu munsi dufite. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko zigeze kuri enye. Ni insanganyamatsiko ijyanye n'ubuvuzi bita plastic surgery, ibijyanye no kubaga ibice bitameze neza ku mubiri, hakaza no kongera ikibuno, hakaza n'indi nsanganyamatsiko kubaga ibinure byo kunda cyangwa bya bindi bita kubagisha inda, hakaza n'indi nsanganyamatsiko ivuga ku bijyanye no kongera ndetse no kugabanya amabere. Hari n'indi nsanganyamatsiko turasozeraho akaba ari insanganyamatsiko ijyanye n'iby'inkovu. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nimujye kureba televiziyo zanyu, hazajya habanzaho ikiganiro ku nsanganyamatsiko imwe nikivaho hajyaho ku yindi nsanganyamatsiko. Niyo mpamvu tubibanyuriyeho mu ncamake ariko hano hari umuyaga mwihangane, ni ukugira ngo insanganyamatsiko zitazajya zibacika. Wakurikiye iya mbere asabwa no gukurikira iya kabiri gutyo agasobanukirwa byinshi bitandukanye. Tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda NSP+ ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi. Reka tujye kubarebera muganga adufashe kubagezaho ibijyanye n'ubuvuzi bwa plastic surgery. Hari ibintu twibazaho byinshi bitandukanye, nta nubwo ubwo buvuzi tubumenyereye, muri rusange nibyo agiye kudufasha kubagezaho. Ese Rosine na Bosco mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere? Ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata byakwanga tugakoresha agakingirizo, kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi. Ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse. Rubyiruko rugenzi rwanjye twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu butumwa mubugejweho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya NSP+ ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima aho tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turihe? Kuri uyu munsi turi ku bitaro bya CHK, akaba ari ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, aho twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye na plastic surgery. Akaba ari ubuvuzi bujyanye no kuvura indwara ariko babaze ndetse no gukosora ibibazo bitandukanye byo ku mubiri wacu. Akaba anakorera muri Kaminuza y'u Rwanda aho yigisha mu bijyanye n'ubuvuzi bwo kubaga ndetse no kwigisha abazavamo abaganga b'ejo hazaza mu gukosora ibibazo bitandukanye ku mubiri wacu. Akaba ari nta wundi ari Dr. Profeseri Nirenganya Faustin. Twamuha ikaze akabasuhuza. Tubahe ikaze Dr. Murakoze cyane. Ikaze namwe muri Kaminuza y'u Rwanda no mu bitaro bikuru bya Kigali. Murakoze cyane Dr. Noneho umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese ibijyanye na plastic surgery turi kumva, hari umuntu ushobora kumva plastic surgery akagira ngo ni ukubaga ibikombe bya plastic. Mbese plastic surgery ni iki? Plastic surgery ni uburyo bwo kuvura, ni specialite ibaga, ariko sinzi nimba ndi bubone ijambo rikuye mu Kinyarwanda, ariko ngereranyije nabyita nko mu buhanga bwo gukosora cyangwa gusana cyangwa kongera kurema bundi bushya ibyaba bitameze neza ku mubiri w'umuntu. Murakoze cyane Dogiteri.
Dr Ntirenganya Faustin akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye na plastic surgery ndetse ubuvuzi bwo gukosora muri rusange ibitameze neza ku mubiri w'umuntu, akaba akorera ku bitaro bya CHK ndetse no muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya medecine. Noneho Dr, umuntu ashobora kuvuga ati mbese mw'ibyo bikosorwa ni ibihe byibandwaho muri rusange? Ibikosorwa byo bishobora kuba byinshi, ariko wenda wabishyira aho umuntu ari. Ni ukuvuga ahangaha turi mu Rwanda hari iby'ingenzi bihaba, wenda wasanga binyuranye n'ahandi, ariko hano mu Rwanda chirurgie plastique ikora nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Hari gukosora ubusembwa umuntu yavukanye, hari gukosora cyangwa gusubiza mu buryo ubusembwa umuntu yaba yaragize kubera impamvu nyinshi, haba impanuka, haba ubushye, haba za kanseri n'ibindi nk'ibyo. Ariko hari no gukosora ibice by'umubiri kubera ko nyirabyo abona ko bitamunyuze. Iyo rero ushyizemo ibyo bice byose nk'ari bitatu, usanga hano cyane cyane mu Rwanda icyo gice cya kabiri aricyo cy'ingenzi, nicyo abantu benshi baza batugana bafite, kubera impanuka, kubera za kanseri, kubera ubusemba bunyuranye biba byaratewe n'umuntu yagiye agira akura uko yagiye akura. Hanyuma igice cya kabiri, ku mwanya wa kabiri haza ibibazo umuntu avukana, abana bavuka bafite ibibazo binyuranye, byaba ibibazo by'ibibari, byaba ibibazo by'amaguru, byaba ibibazo by'intoki zifatanye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero n'icyo gice cya gatatu bakunda kwita cosmetic, nacyo kirimo kiragenda gikura kubera ko u Rwanda rurimo gutera imbere, kandi hari n'abatugana bavuye mu bihugu duturanye, ugasanga nabyo biragenda bikura buhoro buhoro. Iyo urebye rero muri rusange usanga ibyo dukora cyane cyane ari partie ya reconstructive, ni ukuvuga ibyo byo kongera kubaka ibyaba byasenyutse ariko byari bimeze neza mbere. Noneho Dr, muri rusange tubonye ko ari ugukosora ibyasenyutse bimeze neza. Noneho mu kiganiro ubuzima buzima, kuko ari ikiganiro cy'ubuzima, tubazwa ibibazo byinshi bitandukanye n'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Hari noneho n'abantu bashobora kuza gukosoza nta kibazo afite, ahubwo ikimuteye ipfunwe akaba ari cyo aza gukosoza. Ariko icyo nicyo kiba ari ikibazo, ikimuteye ipfunwe nyine nicyo kiba ari ikibazo. Kuko burimo urashaka ko tugana mu gice cyitwa cosmetic cyangwa se chirurgie y'ubwiza, nayo ibaho. Iyo chirurgie y'ubwiza rero, buryo ubwiza nabyo kuvuga ngo ni relatif, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, biterwa n'ubireba kanaterwa na nyirabyo. Yo hari ubwiza buri societal, ni ukuvuga uko abantu bo mu muco kanaka bamera. Ugasanga wenda hari uko wifuza kumera bitewe n'aho uri. Ugasanga icyo wita ubwiza hano si cyo undi abwita ahandi. Bijya bintangaza cyane, ukabona wenda turebye mu muco wa Kinyarwanda, burya wenda turaza kubigeraho, ariko nk'abakobwa n'abagore b'Abanyarwanda usanga badakunda amabere manini cyane. Ariko iyo ugiye ahandi usanga ari cyo kibazo nyamukuru, usanga ahubwo bashaka manini cyane. Ubwiza rero biterwa n'umuco, biterwa n'aho umuntu yakuriye, biterwa na byinshi. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, mbere y'uko Dr atugira inama ku bijyanye n'izo serivisi, tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda NSP+ ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund, aho bashishikariza urubyiruko ndetse n'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mu ngeri zose kwirinda virusi itera sida, ubwandu bushya, n'abagize ikibazo cyo kwandura bakihutira kujya kwa muganga bakabafasha. Noneho Dr, tugana ku musozo w'insanganyamatsiko zose twakoranye, ni izihe nama mwagira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima? Ubuzima buzima, ubundi inama nagira abatwumva ni ukugira ubuzima buzima. Ubuzima buzima rero hari ubuzima bwo ku mubiri, hari ubuzima bwo mu mutwe, hari ubuzima kuri sens large. nkanababwira nti rero twe muri plastique ni
ni igice gishobora gukora kuri ibyo byombi uko ari bibiri. So hari igice cy'umubiri somatique cyo kuvuga ngo iki nticyakoraga tugatuma gikora, ni ukuvuga tukongera tugatuma urugingo, umubiri, igice cy'umubiri kitakoraga cyakora bitewe n'impamvu nyinshi. Ariko hari n'icyo gice kindi nakwita cyo mu buzima bwo mu mutwe byo kwikunda no kwireba ukanyurwa. Ibyo nabyo buryo ufite ipfunwe ufite ipfunwe, hari byinshi udakora kubera ko udakunda bimwe mu bice byawe. Bityo rero nabyo turabikosora, tugafasha abantu kwikunda no kwiyakira no kubona muri miriwari basa nk'uko bifuza gusa. Nabagira inama rero yo kugana amavuriro igihe cyose ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, simba plastique gusa, icyo ari cyo cyose ukivuza mbere, ukagira ubuzima bufite intego, ukagira hygiene y'ubuzima, ukarya neza, ugakora siporo, ukabaho muri rusange ufite gahunda, niko navuga. Hanyuma ushobora kwirindwa ukabyirinda, kuko ntabwo ari byose abantu birinda, ariko hari byinshi byakwirindwa kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazaba ngombwa kujya kwa muganga. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, tugana ku musozo w'ikiganiro twa turi gukorana na Dogiteri Ntirenganya Faustin, muganga w'inzobere mu bijyanye no kubaga ndetse no gukosora ibibazo ku mubiri wacu, akaba n'umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yigisha mu ishami ry'ubuvuzi ku bijyanye n'ubuvuzi bwo kubaga ndetse no gukosora ibice bitameze neza mu mubiri. Si twasoza kino kiganiro tutamushimiye ku murava n'ubwitange agira no guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima no kwigisha abana b'u Rwanda kugira ngo bazavemo inzobere z'ejo hazaza. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, naha dusoreje igice cya mbere kijyanye n'icyo bita plastic surgery. Noneho tubashishikarije gukurikira igice gikurikiraho kivuga ku bijyanye no kongera ikibuno. Hari abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima benshi babitubajije, nicyo gice tubashishikarije kizakurikiraho. Ese Rosine na Bosco mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere? Ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata, byakwanga tugakoresha agakingirizo, kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye, nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi. Ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida, wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse. Rubyiruko rugenzi rwanjye, twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu butumwa mubugejweho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya NSP+ ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund.